ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze nizere ko uri wose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye bya no mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Nizere ko umeze neza. Iyo irecyari Beta Crazy TV n'ubundi nk'uko musanzwe mubizi tugenda tubategurira ibintu bigiye bitandukanye akenshi biba byagufasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Uyu munsi mu kantu k'ubwenge tugiye kurebera hamwe bimwe bishobora kuba bitera abasore kwiroteraho kurusha abagabo. Ubusanzwe igitsina gabo bavuga ko gitangira kwiroteraho kuva ku myaka 14 kugera kuri 18. Gusa ibi ngibi biterwa n'imirire, akoko ndetse n'imisemburo ufite mu mubiri. Ubundi bavuga ko igitsina gabo kiba gifite ubuzima bwiza iyo gitangiye kwiroteraho, byibuze kikiroteraho inshuro imwe mu cyumweru, ngo nibwo kiba gifite amasohoro meza. Kugira ngo rero igitsina gabo kirotereho amabya uburyo akozwe, yifitemo imyunyungugu ituma iyi ntanga zitinzemo izica. Iyo imaze kuzica rero umubiri uhita ushaka uburyo uzikuramo. Umubiri ushobora kuzikuramo uzinyushije mu myanda nko mu byunzwe ndetse n'ibindi. Gusa iyo zabaye nyinshi niho umubiri utegura igikorwa cyo kwiroteraho, ukarota uri gukora imibonano mpuzabitsina n'igitsina gore runaka, bityo umubiri ukazikuramo ari nyinshi cyane. Niyo mpamvu usanga abantu badakunze gukora siporo cyane ndetse ntibabe badakora imibonano mpuzabitsina cyangwa indi mirimo ivunanye cyane, usanga bakunda kwiroteraho. Iyi niyo mpamvu rero usanga abasore bakunda kwiroteraho ugereranyije n'abagabo, kuko abagabo usanga bakunda gukora imibonano mpuzabitsina bagasohora aya masohoro atarapfa ngo abe menshi mu mabya. Nako kantu nagira ngo nkubwire ubutaha uzagenda tureba n'utundi tugiye dutandukanye. Kwibutsa ko ikiri Beta Crazy TV, niba utarakora subscribe bikore aka kanya kugira ngo n'ubundi tuzajye tubana no mu zindi video zacu zigiye zitandukanye.